karaga topic abantu benshi gahuriraho kabisa usanga n'abantu benshi ariko bimeze ndabikunda byatari mu zindi ndirimbo buri muntu wese yakisangamo n'ibintu byatanje ku bantu bakuru babasubitamo akantu ka gakondo kabisa mbabura indirimbo mfite karanyuze yaje gerageza creating utuntu tumfite akarimbo ka karanyuze kabisa nako ngomba kwibata mu karanyuze iri oje ku buryo mva karanyuze ukumva ni imwe ya zamani shaka kubajyana muri 80 kaganira sana base banani yeah guys fresh cyane rero thanks for your time kabisa manje kujya kukwita peace ngo ngomba mvuye mu stumba zaduhereza amafaranga bazi kabisa umva tuvibe twiza kabisa ku gacano kanjye ncuranga indirimbo zose buri muntu wese yakisangamo yaba ari umuntu mukuru yaba ari umutoya z'ubuzima iz'urukundo iz'iki abantu b'uturirimbo twa romantic songs kabisa ntabwo nigeze mbibagirwa none aka official video gafite aka official video katanje kameze neza kabisa ojishi everyone say dukoze banga guys ndabakunda bya sana mukanya ndabatamo tundi dufoto mukanya ndabatamo muberedi mube hafi mukanya ndabatamo udufoto twa fresh byatari natwo mwe muhabaye mukubitamo kabisa zadukoze banga mutama comment ngo tumanuka imiriro myinshi cyane na love from Uganda, love from Canada, love from USA, yeah, OGC. Yo brother, nyita Cedric, fresh and man. Nyita Cedric ni umuntu watanje byatari jya supporting amani. Jya mwikira tuboro twanje sometimes nyine nyagize gutya. Nakwamye ndi kureba hejuru muvandimwe byo usanga itabikorera. Umuntu watanje byatari abantu baranga kabisa batanamuzi baba baraguzwe. Tipe bitanyita Cedric kabisa mu mujyeho. Reba kwanya abatemu byatanje. Fresh and my G. Thanks man, thanks for your support kabisa n'ibintu byatanje babirenze. Bano baje none ndimo ndabarabura nkababwira ngiye kubata makayipi. Ndabona mugenda muzi ibiceje. Kabisa. Ndirimbo
first time mbuze icyo mvuga. Thanks man. Yo my G, nyita Cedric, songs zawe zibabura mu mutwe. Thanks man. Thank you byatari man, birarenze cyane. Bagerageza gukurakinga ndebe ko buri muntu wese ashobora kubyisanga muri ko nyine ibintu byatanje kabisa. Byatanje nkunda ko muhita munabyumva tu. Respect kabisa, ibi birarenze, appreciate. Ibintu byatanje kabisa. Abatama indi track mwebwe mujye muba muri ready gusa every time mujye mumenye ko bagomba kubatamo songs. Niyo gahunda niko ibintu biba bimeze. Track indi track kabisa, indi track ndayibona. Zatamaga boro kawango ndenda kuzagukanda, ariko umuntu ufite nk'igitekerezo cy'akandi cya freestyle ushobora gukora amashusho no kwandika mu comment akambwira ati kora kuri topic nkora kuri none simeze, nkora kuri ibaze, nkora kuri gute, ushobora kunyandikira muri comment ukambwira ati kora kuri aka kantu. Ushobora kuvuga ushobora kuvuga uti kora kuri ndamaze kuba bimeze gutya na gutya na gutya na gutya na gutya. Munemu mbwira wagwande ukuntu ibintu bimeze. Abantu bameze fresh mu mutwe kabisa, bitaye bafite ibintu by'amayide babangutse bandike. Fresh cyane. Selfie ka message mba nahise nkabona direct kabisa. Mumaye ma idea nyine. Nawe indi track irabonetse, ntibikureba. Ntibikureba niyo bimeze gutya na gutya, ntibikureba n'amazi. Aisha ntabwo umuhereza. Igweja. Thank you man, igweja ahubwo kararenze. Mbona ko mufite amaruza ya fresh. Ndagufana, nzaguha sister wanjye. Imirongo ndimo nzikina buri munsi. Igweja kabisa. Igweja. Igweja ibyo si ibyanjye.